Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugira umunsi mwiza nshuti bakunzi ba Mazo TV. Iyi ni Mazo TV, tugiye kuba tugaruka muri updates zigezweho magingaya. Mubizi ko n'urugamba rukomeje guhanganisha umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo dukunze kwita FARDC n'imitwe bafatanya ya Wazalendo na FDLR. Yes, bakunzi ba Mazo TV rero ubungubu tugiye kuba tugaruka hano muri Rucuro na agace kari muri teritware ya Nyiragongo. Tugiye kuba tuganira n'umutaramu wacu ni imboni yacu ihatubereye Tofiri. Reka tumushake ku murongo wa telefone. Tofiri ku murongo wa telefone, tumuhamagare atubwire updates zigezweho magingaya, cyane ko twumva ngo ibintu ni vumbi na jash. Yes, Tofiri waramutse? Yego mukuru. Meze ute Tofiri? Imana iraturinze. Aho muri Rucuro si mumeze mute? Nta kibazo pe, turi sawa, nta kibazo, umutekano ni wose, ni fresh. Ni sawa. Nta kibazo. Yego Tofi, iyi ni televiziyo ya Mazo TV, ariko ntabwo wenda bishoboka ko dukoresha uburyo bw'amashusho, dukoresha audio. None nk'imbone yacu tubereye aho muri Rucuro mumeze mutari ibintu tumaze iminsi twumva ngo bari kurwana, ngo FDLR yateye M23. Ibyo bintu muri Rucuro mubyumva mute? Tubyumva gucyo, tubyumva ndari nkahana n'uruhande rw'itongo urukuja ng'ibambo. Urukuja ibambo. Ubwo ugereranyije aho isantere ya Rucuriri naho ngaho ibambo muri za tongo, ubwo harimo nk'ibirometero bingahe? Hari ibirometero birebire, mbega ewe data, kuva Karengera kugira ngo itongo babamo ibirometero, babamo kilometero hafi 15. Karigo ndumva ari harehare cyane. None Tofi, ndagira ngo ahangaha twibande ku buzima murimo ubungubu aho ngaho muri Rucuro ya mbere M23 itarahagera n'iy'ubu ngubu bitandukaniye? Oya, M23 nta kibazo, nushaka gukoresha M23 nta kibazo, turabyumva. Nubwo igiswahili cyacu ari gikeya ariko turabyumva. Muri no minsi hari ikiganiro mperutse gukorana n'abakongomani hano mu mupaka, kazajya mbabaza ngo muzi ikinyarwanda, bakambwira ngo tuzi gatoya. Ikinyarwanda gitoya. natwe nta kibazo, giswahili turacyumva gitoya gikeya. Yego, tubwire bimeze bite? Itandukaniro rihari ku guverinoma ikiri hano. Guverinoma ikiri hano, ubusambo bwarari bwinji nyine bw'abakongomani, nye turi abasambo, turi yizi twese. Ariko ubuno nda busambo buriho ntabwo ari bwinshi. Icyo gusa nicyo navuga ngo niyo difference, ariko ni ukubera rero nda amafaranga atembera mu murongo rero guhera mu ishini yahinge. Kuko amabanki yose yarafunze. Ubwo amafaranga bigenda bite? Ikijyanye n'ubukungu bwanyu bimeze bite? Petero kumanga araje kubura amafaranga, amafaranga. Ubwo se nk'amabanki mwe mwarabitsemo amafaranga yanyu, none ubwo mwe ubwanyu mubona amaherezo yabyo ari ese hari icyizere yuko ayo mabanki azafungura mukongera mugasubizwa amafaranga yanyu? Amabanki gufungurwa kireka hari M20 ivuye teramwaka karere, naho atari uco nda amabanki yagera hano muri Goma. Ariko ngo hari amabanki yafunguye, baherutse gufunguramo banki. Na ama private bank go. Ni banki privé. Okay. Banki za leta zo ziracyafunze. Urumva leta ntabwo
ntabwo ibikorwa byayo byakomeza kandi atari yiri gucunga agace runaka. Ntabwo byashoboka rero, ubwo biragoye. Abarimu bamaze iminsi badahembwa, amaze nk'amezi menshi. Nese aho ngaho muri Rucuro amashuri abana bari kwiga? Bari kwiga, batangiye bari kwiga. Ubwo bari kwiga muri diplomasi ya M23 cyangwa ni ku mpamvu za guverinoma? Ni za guverinoma, ariko sinzi nuko ni guverinoma kuko amadiploma baragazana tu Caritas ziragajana, amahonije nibwo yazagaragazana amabireti. Amabireti. Ndikumva muri Rucuro bikaze. Ariko ubusanzwe ku kijyanye n'umutekano nta kibazo nkaho ngaho muba muri umutekano nta kibazo. Oya pe, umutekano nta kibazo, ntabwo bayomba. Intare za Sarambwe nta kibazo, ntawe zibangamira, murabana nta kibazo. Nta kibazo, nta nubwo bakwambura, nubwo yakwambura nawe ukamurega, yewe nawe yanarya ingoni nyinshi. Ubwo bivuze ngo nta byose ku kijyanye n'umutekano ni 100% aho ngaho nta kibazo. Rwa rugomo twajyaga twumva mbere abazarendo bakoraga ndetse na za FDLR na FRDC, ibungu ibyo ngibyo byaracitse aho ngaho muri Rucuro. Nukurya ukaryama ukava gukora cyangwa se gusarura imyaka yawe ukayigeza mu rugo uko wayisaruye. Nushaka wayiraza no hanze ndaho wayikora, cyangwa se waba wagiye no kuragira amatungo yawe ukayagarura uko yajyanye, inka zawe washaka ugakama ntawe ukuhagaze hejuru. Nta kibazo pe, umutekano arahari. Ikibazo ni amafaranga abonetse, nta kibazo twanibanira nabo. Rwose ubwo icyo mwasaba M23 ni ikijyanye n'ubukungu gusa, wenda mukagira access cyangwa se uburenganzira ku mafaranga yanyu mwe mufite mu mabanki cyangwa se ku bantu mukunda gukoresha amabanki, mukabona uburyo mwizigama. Mbega nubwo basubira ngo dukoreshe amashiringi nta kibazo, ariko tukamenya ko ari amafaranga. Ubwo muri make ifaranga ntabwo rirahabwa agaciro aho ngaho. None se Tofi, tukiri aho ngaho aho muri Rucuro abantu bose niko bishimiye M23? Oya, bose ntabwo bakwishima nguko bose batarakara. Nuko nyine wamenya ngo ndawundi wishimye, ni buri muntu n'umutima we. Buri muntu n'umutima we. Ako kurwawe ruhande ushobora kubona ko umuntu utishimira M23 ashobora kuba nyine hari izindi mpamvu kandi ziri nyine hari imikoranire ashobora kubajyana na guverinoma kandi ntacyo n'ubundi byabamarira mwe nk'abanyarucuro kurusha uko mwakwibanira na M23. Nda kibazo ndabumwe mfitanye na guverinoma kuko nje ndabungurana na guverinoma. Ibyo byo uwo kundwara nawe nabana nabo. Yes. Yes, Tofi. Mba n'ingoni. Ikibi n'ingoni. Oya ntawagukubita. Intare za Sarambwe abo ni abasirikare mwazanewe n'Imana. Kuko ndamya ntashidikanya neza Tofi, ntabwo ubuzima bwari buri aho muri Rucuro bwari bwiza kurusha ubuzima mushobora kuba mubayemo ubu ngubu. Niba ufata taxi yawe ukagenda ukagera ahantu runaka ntawe ukubwiye ngo mu bihumbi 10 wakoreye zanamo 5 cyangwa se zamanamo 2, urumva aho ngaho ni ibintu byiza cyane nkayo nk'umuntu wari ubayeho mu buzima bwo kuba na n'amabandi uziko ibyo wakoreye byose unaza kugira icyo uhereza umuntu runaka. Ya pe chama nda kibazo pe chama ni sawa. Ni sawa nta kibazo. Ubu ngubu rwose wavuga ati harakabaho Sultani Makenga watuzaniye Intare za Sarambwe muri Rucuro. Ubu ngubu ufata urugendo rwo kuva muri Rucuro ukagera Goma nta kibazo, nta n'uguhagaritse. Nta numwe kandi mbere byari bikaze cyane. Wageraga uvuye muri Rucuro hano muri bice bya Nyiragongo. Mbega ibarriere iri imwe gusa, iri hafi wenda kugera Goma, ni imwe gusa. Ubwo iba mu kaye gace? Iba mu karere ka Nyiragongo mu Munigi. Hara Munigi. Munigi turwareba
hamaze iminsi habera couvre-feu bari gusaka munigi bahakuye ibitwaro byinshi habagamo intuza hagamo amabandi menshi muri munigi uwo muhango twaragukurikiranye rwose hari amunigi hari amabandi naho. Yego. None Tofi hari gahunda iriho ubu ngubu yo kuba hari abanyarwanda bari gutaha bari baraheze mu menyo ya FDLR. Ibyo bintu warabimenye? Oya. Ntabwo wabimenye. Ubu ngubu tuvugana rero ubwo ariko tubafata nk'impunzi nyine nabatagira aho baba bari hano mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva bari baraheze mu menyo ya FDLR ibabwira ko ngo mu Rwanda ngo nibasubiyeyo babica ngo ahubwo ngo bagomba gukusanya imbaraga bakazagenda bagiye guhirika ubutegetsi. Akibyo nk'abanyarwanda ntabwo tubyumva. Ibyo ngibyo nyine ni nko nizanzozi nyine umuntu abarota nyine utazaho wenda igihugu kigeze. Yego ni nka bya bindi namwe aho ngaho muri Rucuro bashobora kuvuga ngo nk'umuntu wahunze Rucuro. Urumva? Yego. Umuntu wahunze Rucuro ubu ngubu akaba ahamagara umuntu utemeranya n'intare za Sarambwe ashaka kumubwira ngo hano tubayeho nabi ngo birirwa badukubita batwambura kandi ibyo bintu none se si ikinyoma muri Rucuro. Ingora uwanze mu 20 niko yanavuga. Wanze mu 23 niko yavuga kandi ibyo ngibyo rwose kibare y'ikinyoma. Yes Jean Paul wambe Tofi ndagira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urakoze cyane amahoro y'Imana abane nawe. Yes bakunzi ba Mazo TV uwo yari Tofiri no imboni yacu tubereye hariya muri Rucuro. Ni imboni yacu tubereye hariya muri Rucuro yatuganirizaga uburyo hariya muri Rucuro bihagaze maginga yatwumvishije ko hariya centre ya Rucuro umutekano ni wose. M23 barayishimiye nta kibazo ariko muri utwo duce twa Rucuro nanone mu nkengero ngo ahantu hitwa Tongo niho hari kubera ibitero shuma runaka. Yego mwabyumvise yabitubweho. Yes bakunzi ba Mazo TV dukomeza kubararikira gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'inkuru tubagezaho zijye zibageraho ku gihe kandi namwe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kwaguka. Yes bakunzi ba Mazo TV nari Munezero murakoze.